Rasheli muri we yarafitemo imbuto ebyiri zonyine gusa. Umwuka w'Imana agendera sebukwe Labani, aragenda mu mwanya wo kumushyingira Rasheli, amushyingira Leya umukobwa mukuru. Uwo Leya niwe wabyaye Yuda, aho Yesu Kristo yaciye. Yakobo yibeje ngo ni ibintu bisanzwe, ariko byari biri muri puresi y'Imana. Hanyuma Imana iritegereza isanga Leya na Rasheli badashobora kuzuza neza misiyo y'Imana mu buzima bwa Yakobo. Ibinjizamo umwuka. Rasheli afata icyemezo cyo gushyingira umuja w'umugabo we bitabaho. Leya nawe abigenza gutyo. Umwe abyara undi abyara babiri, bababaye bane. Leya wenyine yabyaye abana batandatu, abahungu batandatu. Rasheli abyara babiri. Abagore b'inshoreke, umwe abyara babiri undi abyara babiri. Yakobo yuzuza abana 12. Iki ni cy'Imana yashakaga, kuko Imana yarimo ishaka ishyanga, Imana yarimo ishaka igihugu, Imana yarimo ishaka ubwoko, kandi ishyanga rigirwa n'umubare w'abantu. Imana yongera ihamagara Yosefu. Misiyo ya Yosefu yari imwe gusa, kwari ukuzahamagara Abisirayeli bene se na se, akabazana muri Egiputa aho Imana igomba kuzabasohora. Niyo yari misiyo ya Yosefu. Ibintu byose Imana yakoraga mu buzima bwiwe, ariko misiyo ya Yosefu yari imwe, kwari ukugira ngo azazane Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Imana ihamagara Mose. Mose yakoze ibintu bitandukanye, yakoze ibintu byinshi, yaciye amazi mo kabiri, yateje ibibugu, yakoze ibintu bitangaje. Ariko misiyo ya Mose ntago kwari gukora ibitangaza muri Egiputa. Misiyo ya Mose, icyatumye avuka, icyatumye Imana imuhamagara, kwari ukugira ngo azakura Abisirayeli muri Egiputa, abasohore muri Egiputa. Iyo niyo yari misiyo ya Yesu, iyo niyo yari misiyo ya Mose. Mu buzima bwa Mose ikintu Imana yamushakagaho kwari ugukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Imana ihamagara Yosuwa. Misiyo ya Yosuwa kwari ugukura Abisirayeli mu butayu akabinjiza i Kanani. Ibyo byari birorete n'izina ryiwe Yosuwa, bisobanura umucunguzi. Haleluya. Yosuwa ni Yoshua. Mu yandi magambo ni Yesu. Yesu, Joshua, Yoshua ni izina rimwe risobanura umucunguzi. Yosu yashoboraga kurwana intambara nyinshi, yashoboraga gukora ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko nadakura Abisirayeli mu gihugu cya mu butayu ngo binjize i Kanani, arabaferinze. Ariko ikintu Imana yashakaga muri Yosuwa kwari ukwinjiza Abisirayeli mu gihugu cy'i Kanani. Rero Imana yimika Sawuli kugira ngo Sawuli aze ku ngoma, aze ku butegetsi. Misiyo ya Sawuli yari imwe, kwari ugukuraho Abameleki. Nibyo Imana yamushakagaho. Amavuta yari ku buzima bwiwe, umuhamagaro uri ku buzima bwiwe, ibintu byose Imana yamuhaye kwari ukugira ngo agende arwanye Abameleki, abarimbure, abakureho. Misiyo yo gutsemba Abameleki bakavaho yari ifitwe n'umuryango wa Benyamini mu miryango 12 ya Isirayeli. Haleluya. Iyi miryango 12 ya Isirayeli, umuryango wari ufite misiyo yo gukuraho Abameleki. Iri sezerano barihawe bari hamwe mu butayu, ariko aya mavuta Imana iragenda yashyira mu muryango wa Benyamini yo kuzarimbura Abameleki ikabakuraho. Niyo mpamvu mu gihe cyo gushaka umwami, Imana agiye gushaka Sawuli umuhungu wa Kishi wo muryango wa Benyamini kugira ngo aze arimbure Abameleki. Yarabikoze? Oya. Igihe yaragiye kuzuza misiyo y'ubuzima bwiwe, yarafeyerinze. Yageze aho Abameleki bari, arangije agufatira Agage, umwami w'Abameleki, arangije aramuzana. Ibyo twabivuze ku munsi w'ejo. Aramurokora, amurokora n'umugore wiwe.
ntabwo yabishe bose ngo abamareho, ntigeze abatsemba ngo abakureho. uko niko Sawuli yaferinze misiyo ye. Amaze guferinga misiyo yiwe, Imana irababara cyane, Imana irarakara. Amavuta naguhaye, ubwami nagusize, kuko buri kintu cyose Imana ishyira mu buzima bwawe kiba ari kigomba gushyigikira misiyo yaguhaye kugira ngo isohore. Kuko Sawuli ubwe ntiyashoboraga guhaguruka ngo ajye kurwana n'Abamaleki abarimbure atari umwami. Ntawe ari kumwitaba, nta ngabo yari kubona,